mwese mbahaye ikaze kuri Food Vibe TV, nkaba ngiye kubagezaho ibyiza birindwi byo kurya imineke. Ibyiza birindwi byo kurya imineke. Ndakwinginze ntuze no gucikwa n'ikiza cya karindwi. Niba wemerewe gutera akabariro cyangwa se gukora imibonano mpuzabitsina, yaba ku mugabo cyangwa se umugore, ubwo ni nkumi muri rusange n'abasore, byaba bigenda neza byaba bitagenda neza, ntuze gucikwa n'ikintu cya karindwi. Icya mbere, icya kabiri, icya gatatu, icya kane, icya gatanu, icya gatandatu byose ni byiza, ariko icya karindwi ni cyiza cyane kuko kirebana n'ingingo ikomeye cyane igendanye no gutera akabariro. Ese twese twemerewe kurya imineke? Ni bande bemerewe kurya imineke? Ni bande batayemerewe? Ibyo byose ndaje ndabikunyuriramo kabisa mu buryo burambuye. Ese umuntu yemerewe kurya imineke ingahe mu cyumweru? Aba bantu murya amaseri, ba bantu muyirya ku muhanda uko mwiboneye, ese umuntu yemerewe kurya imineke ingahe mu cyumweru? Mbibutsa ko ngewe ugiye kubagezaho kino kiganiro nitwa Philippe Tuyishime. Dore ibyiza birindwi byo kurya imineke. Icyiza cya mbere, umuneke wongera imbaraga vuba. Umuneke wongera imbaraga vuba, wawurya nyuma y'iminota 5 10 se umuneke yuriye imbaraga ziragaruka, iminota 2 3 gutyo imbaraga ziragabanuka, kubera ko umuneke ufitemo ibyitwa natural sugar cyangwa se ni amasukari karemano. Natural sugar ni amasukari karemano, ibyitwa glucose, ibyitwa fructose ndetse n'ibyitwa sucrose, zihuza na fibre bigatuma itanga ingufu vuba. Ibi ni byiza cyane ku bakinnyi cyangwa umuntu uri gukora imirimo isaba imbaraga, kubera aya masukari tuvuze haruguru harimo yitwa glucose, fructose ndetse na sucrose. Ni imbaraga, ni amasukari aba mu muneke ku buryo bifasha umuntu ukora imirimo y'imbaraga. Niba tuvuge nk'abantu bakora ku mashansiye, abayede rwose inshuti zanjye, abayede, abafundi inshuti zanjye, abakarani, abantu bakorera imifuka ku muhanda, twara ingorofani, abantu bakora imirimo isaba imbaraga cyane, abanyonzi ku muhanda nabo bakoresha imbaraga nyinshi. Mwese mukwiye kujya murya imineke kugira ngo mubungabunga imbaraga zanyu kandi mugume mufite energy kugira ngo umunsi wose kurangira neza. Mukayendaza kubabwira umuntu yemerewe kurya imineke ingahe. Abandi twavuga abakinnyi b'umupira, abakinnyi ba basketball, volleyball n'indi mikino itandukanye, abakora siporo yo kwiruka, mwese mukwiye kurya imineke kugira ngo mugumane imbaraga mu cyagihe cya siporo. Abasirikare, abapolisi, abantu bose bakora inzego z'umutekano, mwese mukwiye kurya imineke kugira ngo mugumane mufite imbaraga, kuko umuneke ufite imbaraga. Twabonye ko urimo amasukari karemano, se nk'ibintu byo kurya amashikarete, amasukari mu nganda ni mabi, ibintu by'amashikarete, ibintu by'amabombo, amashokora, ibi bintu by'amabiswi, nyine amasukari yabyo kuba yaciye mu nganda, ni ibintu by'ingaruka ku buzima. Ariko umuneke ni ibintu, ni urubuto rwiza cyane kandi ruboneka ahantu hatandukanye ku mafaranga makeya. Ubushakashatsi bwakozwe na UCDA Food Data Center, ni ikigo cya leta ya Amerika, ikigo cya leta ya Amerika yerekana intungamubiri z'ibiribwa. Ubwo ni ikigo cy'abanyamerika gikora ubushakashatsi ku bijyanye n'intungamubiri z'ibiribwa. Nicyo cyakoze kuri ubushakashatsi ku bijyanye n'umuneke mu gutera imbaraga. Nawe wagenda ugasoma kuri website yaho, niho twabikuye ibijyanye. Website yitwa Food Data Center, ni y'abanyamerika. Tugiye ku kintu cya kabiri kiza cy'umuneke, umuneke ufasha imikorere myiza y'amara.
imineke ifitemo fibre nyinshi cyane cyane soluble fibre ifasha igogorwa ry'ibiryo rikagenda neza, ikagabanya constipation. Ni ukuvuga ngo wa muntu usanzwe ujya muri toilette bikanga, ujyamo agatindamo, ajyamo akituma ibintu bikomeye cyane bimeze nk'amahurunguru nyine byitwa constipation, bino bintu byo kwigugara mu nda wariye nk'ibiryo bikomeye, umuneke ni umuti mwiza wo kuba wabikurinda. Mu kanya ndababwira iyo ukwiye kurya uko wabikurinda. Bino binyuranye no kuba umuneke wagabanya constipation, ni ubushakashatsi bwakozwe na kaminuza ya Harvard TH Chan School of Public Health. Ni urubuga rwa kaminuza ya Harvard rufite amakuru y'ubushakashatsi ku mirire. Urumva bwabye n'ibijyanye ni ubushakashatsi bwakozwe n'iyi kaminuza ya Harvard ku bijyanye n'imirire, yuko umuneke ufite imbaraga cyane mu kurinda icyitwa constipation. Ku bijyanye n'igogorwa ry'amara, ni umuneke ni ikintu cyiza cyane kuba wakirya, kandi ku bijyanye no kwituma igogorwa ry'ibiryo rikaza kugenda neza. Twagiye ku kintu cya gatatu cyiza mu kijyanye no kurya umuneke. Umuneke utanga icyitwa potassium nyinshi. Potassium ifasha kugenzura umuvuduko w'amaraso, ikarinda umutima n'imitsi. Ubwo umuntu ukwiye nyine, umuntu uri mu ngamba zo kwirinda umutima, kwirinda umuvuduko w'amaraso, umuntu uribwa imitsi, umuntu ushaka kurinda imitsi ko ishobora guhura n'ibibazo, ikintu cyane no kurya imineke ifasha kugabanya hypertension. Ni ukuvuga ngo iyi potassium nyinshi ifasha kugenzura umuvuduko w'amaraso, kuno gutya amaraso agenda mu mubiri. Abantu barwaye umuvuduko ukabije w'amaraso, ushaka kurinda umuvuduko ukomeye w'amaraso, ushobora kurya umuneke rwose. Kandi ndababwira ingano yo ukwiye kurya kugira ngo ibi bikorwa bigende neza. Ni ubushakashatsi kuri iyi ngingo ya gatatu, ni ubushakashatsi bwakozwe na American Heart Association na website wajya ukabisoma. Umuryango w'abahanga mu bijyanye n'umutima, ni umuryango w'abahanga mu bijyanye n'umutima bakoze ubushakashatsi berekana ko kurya umuneke ari ikintu kigenzura umuvuduko w'amaraso, kandi bikaba byanarinda indwara zimwe na zimwe z'imitsi kugira ngo ubuzima bw'umuntu bugende neza. Birumvikana ko hano kabisa umuneke ni ubuzima pe, njye namaze kubyumva. Twagiye ku mpamvu ya kane ugomba kurya imineke. Ikintu cya kane, umuneke wifitemo vitamine B6 na vitamine C. Vitamine B6, reka nkubwire ngo ni vitamine bwoko ki. Vitamine B6 ifasha mu ikorwa rya neurotransmitters, serotonin, dopamine na dopamine, bigira uruhare mu mikorere y'ubwonko, bigatuma bukora neza, ugatekereza neza. Urumvikana nyine iyi misemburo irimo serotonine na dopamine ni yitwa neurotransmitters. Ni imisemburo, ni vitamine B6 niyo biturukaho, bituma utekereza neza, ubwonko bugakora neza. Byumvikana ko niba uri umunyeshuri, umuganga se, ndetse n'abandi bakozi bose abakora imirimo ituma batekereza cyane, abenjiniya baratekereza, abarimu, abaganga, abantu bose, abanyeshuri biga, bisaba gutekereza cyane. Urumva ko ikintu cyitwa umuneke ni ikintu cyiza cyane, ni intwaro nziza yo gutuma umutwe wawe kabisa ufata bino bintu, kandi ugatuma bibasha kubimedita neza, nyine ugakora icyo ukwiye gukora, utekereza neza, kuko bifasha nyine imikorere y'ubwonko, kandi murabizi ko ibintu byose ari mu bwonko. Vitamine C iboneka muri uyu muneke, utacyari ku ngingo ya kane, ifasha kongera ubudahangarwa bw'umubiri, immune system. Ubwo ku bantu mukunda kurwaragurika, mukwiye kurya umuneke kuko irinda umubiri nyine kwandura izo ndwara
harimo iki cyitwa immune system iterwa na vitamini C iboneka mu muneke. Urumva ko nyine irinda indwara nyinshi, umuneke rwose urabirwanya. Kujyanye n'ingingo ya 4 yakozweho ubushakashatsi na NIH cyangwa se National Institute of Health. Nabwo ni ikigo cy'abanyamerika gikora ubushakashatsi bwa leta ya Amerika. National Institute Health urumva nyine ni ikigo cy'igihugu cya Amerika gikora ubushakashatsi ku bijyanye n'ubuzima. Cyavumbuye ko iyi vitamini B6 ni vitamini C iboneka mu muneke irinda ibyo byose twavuze haruguru, harimo ibijyanye no kuba yakurinda kwandura indwara zitandukanye, umubiri nyine kwirinda wowe ubwawe, umubiri ukibera ingabe ukingira, bigatuma kandi umubiri nyine ubasha kumererwa neza. Harimo nk'izi vitamine za B6 ndetse na C. Ni ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'abanyamerika cyitwa National Institute of Health. Ingingo ya 5 ituma wumva kabisa ukwiye kurya imineke aho uri hose. Imineke ituma umutima ukora neza. Intungamubiri ziri mu muneke zifasha kugabanya icyitwa cholesterol mbi mu mubiri kandi zikarinda indwara z'umutima. Birumvikana ko niba uri mu ngamba zo kwirinda indwara z'umutima ukwiye kurya imineke kuko yifitemo uburyo burinda umutima kwandura izi ndwara kandi bigatuma umutima ubasha kuba wakora neza mu bijyanye no gupompa amaraso, mu bijyanye no kwinjiza amaraso. Imitima urabizi usakaza amaraso mu mubiri, mu gihe udakora neza rero umva ubuzima bwa buri habi. Ikijyanye n'uyu muneke ni umuneke mwiza cyane kuko ubasha kuba wakontorora ibyo bintu byose. Ikintu cya 6 cyiza cyo kurya umuneke ugabanya stress ukanagufasha gusinzira neza. Umuneke ugabanya stress. Niba wirirwa mu bintu bigutera stress, niba warabuze ibitotsi, umuti nta kindi ni umuneke. Uyu muneke wifitemo ibyitwa tryptophan iri mu mineke ihindurwa serotonin na melatonin, bikagabanya stress kandi bigafasha gusinzira neza. Urumva ko iyo misemburo ifasha mu kugabanya stress ndetse ikanagufasha gusinzira neza. Byumvikana ko niba ukora akazi gatera stress, abakora mu ofisi, nakabivuze hejuru, abenjeniyeri ku mashansi, abanyeshuri kubera gutekereza cyane no kwiga, abarimu kubera research, kwigisha, gukosora ibizamini, abanditsi b'ibitabo kubera gutekereza cyane, abadirector runaka kubera kwirirwa mu kazi. Urubuto rw'imineke ni urubuto rwiza kandi rurinda izo stress. Rushobora kugufasha kurinda stress umunsi wose, kandi bigatuma unasinzira neza, bugacya ufite umunsi mwiza ugasubira mu kazi. Ku kintu cya 7 rero nabijeje kubaganiriza kujyanye no gutera akabariro. Kurya imineke bifasha imibonano mpuzabitsina kugenda neza. Ndabizi hano mwarimu hategereje muri benshi pe, bifasha imibonano mpuzabitsina kugenda neza. Potassium potassium igabanya umuvuduko w'amaraso, bigatuma amaraso atembera neza mu gitsina mu gihe cyafashe umurego, bigatuma imibonano igenda neza. Hano kana mukumve neza, potassium igabanya umuvuduko w'amaraso, bigatuma amaraso atembera neza mu gitsina mu gihe cyafashe umurego, bigatuma imibonano igenda neza.
birumvikana nyine hano murabizi yuko ubundi igitsina cy'umugabo kugira ngo kibe gifite umurego cyafashe imbaraga cyiteguye gukora akazi cyagenewe, kamwe mu kazi cyagenewe ari uko kiba cyafashe umurego. Iyi potasiyumu ifasha amaraso kuza akakijyamo nyine akacyuzura kigafata umurego. Ako ni kamwe rero mu bintu byiza nyine biba mu muneke. Iyi potasiyumu ifasha amaraso gutembera neza akuzura mu gitsina kigafata umurego, bityo imibonano ikaba yagenda neza ku mugabo ndetse no ku mugore, kuko iyo igitsina cyafashe umurego umugabo akaba ari tayari gukora imibonano neza n'umugore bimugendekera neza. Aka kabiri kuri kino kintu cya karindwi wenda kimwe twavuga, vitamini B6 ibamo, imwe twavuze haruguru, ifasha umubiri gukora dopamine na serotonine bigatuma uhorana imbaraga n'umutuzo. Mbibutsa ko dopamine igira uruhare mu gukangura ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Muri make yongera ibyiyumviro byawe byo kugira imibonano mpuzabitsina. Kuvuga ngo niba ibyiyumviro byawe byari biri hasi, uyu musemburo witwa dopamine ushobora kubizamura. Wenda ku bantu batagira akanyabugabo kari hejuru, ku bantu igitsina gihaguruka ariko ugasanga ntigifite imbaraga cyakwiye kuba gifite, uyu musemburo witwa dopamine uri tayari kuba uturuka mu muneke kuri iyi vitamine ya B6, uri tayari ku buryo kabisa niba ukoresha umuneke neza ko ushobora kuba byakongerera imbaraga kugira ngo ize kugenda neza. Ikindi, dopamine yongera amarangamutima y'urukundo no kwishimira mugenzi wawe, ukamugira amarangamutima y'urukundo. Ku bantu batagira urukundo rwinshi, iyi vitamine ya B6 iva mu muneke ibyara umusemburo witwa dopamine, ni vitamine nziza kuko yongera urukundo bijyanye n'amarangamutima, kugira ngo ube wabasha nyine kwishimira mugenzi wawe nta mushi ufite, nta bintu byinshi nyine bikubangamira birimo. Iyi dopamine igira uruhare mu gukangura ubushake. Abantu bafite ubushake bwasinziriye, iyi dopamine iragukangura kangura ubushake, kongera gufata nyine ubushake bumeze neza, kongera gusubira kuri tayari ku murongo, kongera kugira igitsina gikomeye mu gihe cyo gutera akabariro. Urumva ko uyu musemburo wa dopamine ari umusemburo mwiza cyane. Reka tuvuge naho kuri uyu musemburo wa serotonine. Nawo ni umusemburo, ukaba mu musemburo ituma umuntu yumva atuje, akagabanya stress. Rero mu bijyanye no gukora imibonano mpuzabitsina, iyo utuje udafite stress, nta gihunga, igikorwa cy'abashakanye kigenda neza. Ni ukuvuga ngo murabizi, iyo umuntu afite stress ku bashakanye, imibonano ntabwo ishobora kugenda neza, kuko umuntu aba ananiwe, avuye mu kazi, wenda yahuye n'ibindi bintu mu stress, adatuje, yumva muri we adafite imbaraga. Ariko ku bijyanye n'uko iyo ukoresha umuneke neza, mu buryo ndibuze kubabwira nyuma, ukaba ufite umusemburo wa serotonine, bituma uba utuje kandi umeze neza, bikaza gutuma kiriya gikorwa cyawe kino gikorwa cy'abashakanye kigenda neza. No ku batarashakanye, abasore n'inkumi, nabyo mwawukoresha nta kibazo, mu buryo ndibuze kubabwira. Gusa icyitonderwa, ibi byose tuvuze haruguru bituma amaraso agenda neza n'imitsi igakora neza. Nyine kubijyanye kuri iyi ngingo ya karindwi ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina, bigafasha mu mikorere y'imibonano mpuzabitsina. Ariko icyitonderwa, nubwo umuneke atari umuti wawuhariwe wo kongera akanyabugabo, nubwo umuneke atari umuti wabuhariwe, umuneke muri make ni ukuvuga ngo umuneke ntabwo ari umuti wabuhariwe wo kongera akanyabugabo cyangwa se kongera ubushake mu bijyanye n'igikorwa cy'abashakanye cyangwa se mu bijyanye no guhuza ibitsina. Umuneke ntabwo ari umuti kabuhariwe. Umuneke si umuti wihariye wo kongera akanyamugabo nka bya binini byitwa amaviagra ndetse n'ibindi. Umuneke ntabwo ukora nkabyo,
ahubwo kubera imisemburo cyangwa se amavitamine twabonye mu muneke niyo agufasha kugenda nyine akora ibyo bintu gahoro gahoro. Ni ikiribwa ntabwo ari imiti. Umuneke ni ikiribwa ntabwo ari imiti. Kuvuga ngo ngiye gukora imibonano ngo nkahita nkurya, kimwe cyo ntacyo wakumarira. Bisaba nyine ko ari ibintu uhozaho ukabikora nko kwivura. Kuvuga ngo mfashe umuneke ngo ngiye kurya, aho kwera amasukari twabonye glucose n'andi masukari, imineke nyine agenda bikora gake gake. La vitamine ya B6, la vitamine ya BC, ibintu bigenda biba etape par etape, ntabwo ari ibintu bikora nk'ibinini. Isi imineke dukwiye kuyirya mu buhe buryo? Uburyo rero dukwiye kuryamo iyi mineke ni uburyo ki kugira ngo ibashe kutugirira umumaro, ibyo bintu byose twavuze haruguru bibe ari ibintu bimeze neza kandi biri ku murongo. Dukwiye kurya imineke umwe cyangwa ibiri ku munsi kugira ngo ubuzima bwacu bumere neza. Dukwiye kurya umuneke umwe cyangwa ibiri, ntabwo wemerewe kurenza imineke ibiri ku munsi kugira ngo za mbaraga twavuze ziba mu muneke zize kuba zakugirira akamaro. Ibintu byo kurya amaseri, ibintu byo kurya imineke gute ntabwo ari byiza. Byumvikana ko abantu bagiye kurya ibiryo, by'umwihariko abantu bagiye kurya ibiryo bikomeye nk'ibijumba, ibintu by'imyumbati, ibintu by'ibishyimbo, nyine bya biryo bikomeye, ni byiza kubanza kurya umuneke mbere yo kurya kugira ngo igogorwa rize kugenda neza. Mu gihe ugiye kurya ibiryo bikomeye ntabwo ari ngombwa ngo umuneke urye nyuma. Umuneke ugomba kuwurya mbere kugira ngo igogorwa rize kugenda neza. Ariko ku barya amafunguro asanzwe, ku bantu barya amafunguro asanzwe yoroheje nk'umuceri, ibirayi, ibitoki, umuneke wemerewe kuwurya nka deseri, ukawurya nyuma nk'ibisanzwe cyangwa se ukawurya mbere, nabyo rwose nta kibazo byaba bitwaye. Akandi kantu tugana ku musozo, ese ni bande bakwiye kurya imineke, ni bande batayikwiye? Ese twese twemerewe kurya imineke? Twese twemerewe kurya imineke? Reka tubirebe. Umuneke ni urubuto rwiza ku bantu bose, kuva ku mwana uhabwa imfashabere, abakuru, abasaza, twese indwara yose waba urwaye wemerewe kurya umuneke. Byumvikana ko kuva ku mwana ufata imfashabere kugera ku bantu bakuru, abana bakuru, ingimba, abangavu, abasore, kugera ku bantu bose nyine mukwiye kurya umuneke, kuko umuneke ni urubuto rwiza kandi rufite intungamubiri zihagije. Dore abantu bakwiye kwitondera kurya imineke bakayirya mu rugero. Kimwe natangiye mvuga ngo ese twese twemerewe kurya imineke? Abantu bakwiye kurya imineke bakayirya mu rugero: abarwayi ba diyabete, indwara nyine y'isukari, mukwiye kurya imineke mu rugero. Abafite hyperkalemia, potassium nyinshi mu mubiri, n'abafite potassium nyinshi mu mubiri, namwe mukwiye kurya imineke mu rugero. Ntiwaryaga 7 mu cyumweru ukarya 3, 4 gutyo, nturenze urugero. Dusoza rero inama, dusoreza ku nama: umuntu ufite indwara z'umutima, impyiko cyangwa izindi ndwara zikenerwa kugenzurwa na potassium, agomba kubanza kugisha inama muganga mbere y'uko arya imineke. Nk'uko twabivuze rero, ku bantu bazima kurya imineke, umuneke umwe cyangwa imineke ibiri ku munsi biraboneka kandi bifitiye umubiri akamaro. Mbibutsa ko kabisa tujya kugira ngo tubeho, ntago tubereho kurya. Tujya kugira ngo tubeho, ntitubereho kurya. Kora subscribe tubaneho umunsi ku munsi, twandikiye muri comment uduhe ikindi kiribwa twaza kuganiraho, twaza gukoraho ubushakashatsi. Usige muri comment ikindi kiribwa wifuza ko twaza gukoraho ubushakashatsi. Kora subscribe tujye tubana umunsi ku munsi kuri iyi channel yanyu yitwa Food Vibe. Murakoze cyane, mugire amahoro y'Imana.